Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umuvandimwe arabaza ku bagore n'abagabo kugusuhuzanya byo gukoranaho. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ubusanzwe uwisilamu bwagize igitsina gore muri Islam kuba ikinyacyubahiro kandi kiyubashye kigomba no kubahwa, ntihagire umusagarira keretse ubifitiye uburenganzira. Ni nkuko nguko n'umugabo nawe atagomba gusagarirwa n'umugore uwo ari wese keretse kuri wa wundi ubifitiye uburenganzira, na wa wundi ho amategeko yagaragaje ko nta kibazo imikorere n'imikoranire hagati yabo no kuramukanya no gukoranaho no kwicarana n'ibindi nk'ibyo ngibyo no kugendana, ibyo ngibyo na amategeko yagenwe n'idini abagomba kubahiriza kandi agahabwa umurongo watanzwe n'idini. Ahangaha kubijyanye no gusuhuzanya byo gukoranaho, ndavuga ibyo gukoranaho kubera ko gusuhuzanya bitari ibyo gukoranaho nko gutanga indamutso umuntu adakoze kuri mugenzi we, ibi ngibi biremewe, ni n'ubwisanzure. Abagabo bemerewe gusuhuza abagore n'abagore bemerewe gusuhuza abagabo, nta n'icyo bitwaye keretse biramutse bigaragaye ko wa wundi urimo gusuhuza hari ubundi butumwa arimo gutangiramo hagati aho ngaho buganisha ku kibi, niwe wabibuzwe ku giti cye. Ariko ubusanzwe muri rusange byo biremewe. Naho gukoranaho byaba ari ugukorana mu ntoki cyangwa se guhoberana, rimwe na rimwe abangizi bakagera no ku rwego rwo kugira indamutso gusomana, ibi ngibi ni haramu muri Islam, ni haramu, ntiyemewe. N'ibi ngibi nta nubwo bikwiye ko umuyisilamu abikora. No kuba umuntu yakitwaza umuco akandagira amategeko y'idini, ibi ngibi ntago ari byo. Nk'uko atitwaza umuco mu bukwe bwe cyangwa se mu birori bye ngo azanemo inzoga nk'umuco nyarwanda, ntago yarakwiye nanone no kwitwaza inzoga no kwitwaza umuco ngo ajye gukora ku bagore b'abandi. Rimwe na rimwe anabakirigite, rimwe na rimwe anabaterure, rimwe na rimwe yigire ngo arimo arumva ngo uko bameze n'ibindi nk'ibyo ngibyo, yitwaje ngo ni bashiki be kubera ko ari abaturanyi cyangwa se bamenyanye igihe kirekire, cyangwa se ashobora kuba no mu miryango yakureho gato nk'ababyara n'abandi. Ibi ni haramu muri Islam, n'ubikoze abakoze icyaha. Ntabwo byemeye ko umuyisilamu akora igikorwa nk'iki ngiki, noneho bikaba haramu kurushaho kubizirura. Birashoboka ko uwo ari wese yakora icyaha, biranashoboka ko uwo ari wese ashobora kujya mu miterere mibi, situation itamwemerera kuba yakitwara nk'uko agomba kwitwara, agacikwa nk'umuntu n'intege nke za muntu. Ariko noneho kubizirura no gushaka kubivugira, ibyo byo nicyo cyaha kibi cyane, n'ibyo ngibyo nicyo cyaha ndengakamere, kuko ibyo ngibyo no guhimbira Allah subhanahu wa ta'ala, ni no kuzirura ibyazirijwe na Allah subhanahu wa ta'ala, no guhinyuza Imana no guhinyuza intumwa yayo, no guhinyuza idini y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Dusaba Allah ko yadukura mu kibi kandi akaduha no kuvuga ukuri no kugushyira mu ngiro, naho tudashoboye tukemera imbaraga nke zacu, ariko ntitubeshye cyangwa se ngo tubeshyuze idini cyangwa ngo tubeshyere Imana kugira ngo tuzirure ibikorwa bibi byacu. Dusaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushyira ibyacu ku minzani yacu y'ibyiza kandi akatworohereza mu buzima bwa buri munsi. Wallahu ta'ala a'lam.